n'amatoni y'ibiribwa yakwifashisha hatabarwa abaturage batangiye kuzinga amatamba ry'imitanga njyewe uyu munsi n'imitanga iraribwa reka biza amahirwe uyu munsi ndemutse mfite ubushobozi kuri aba bantu bose njyanama out nayirukana meya namwirukana nkanamufunga ibyo ndabivuze nta n'isoni mfite nta sano ntacyo mpfa n'umuntu wari we wese ariko ibi bintu biteye isoni iyi ni ayibu ibi rero byumvikanwe na meya wa Kirehe byumve kuko ni ikibazo basangiye mwebwe intari byumve niba ibintu nk'ibi ngibi mubibona mugashaka gukavara ingamba rimwe na rimwe abantu ntibaka na ramforo sinshidikanya yuko aya makuru Minaloc ishobora kuba yari yafite ku rwego rwa minisiteri cyangwa se primatire ifite aya makuru bishobora kuba nayo bafite icya kabiri ndagaruka ku nteko ishinga amategeko yacu mugira focal point bashinga uturere mukora iki what are you doing hashize iminsi havugwa ko mu karere ka Kayonza inzara iri kunuma, inzara iri kuvuza ubuhuha nyuma y'uko abaturage bamwe batangaje y'uko hari abagerageje kwiyahura kubera iyi nzara, abandi bakagerageza guhunga bava muri aka gace, ariko abayobozi bakazajya babatangira uretse ko hari n'abagiye. Ubu aka kanya amakuru agezweho aravuga y'uko abayobozi b'aka karere bamwe begujwe, ntago ari bamwe ahubwo abayobozi bakuru barimo meya n'abamwungirije vice meya babiri w'ubukungu n'ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, aba barangije gukurwa mu nshingano. Gusa hari amakuru yavugaga yuko abanyamakuru ubwo bajyaga gukurikirana iyi nkuru by'umwihariko TV1 aka karere, abayobozi bagerageje guhamagaza abanyamakuru ngo baze banyomoze ibyari byatangajwe n'umunyamakuru wa TV1 cyangwa ibyari byaciye mu nkuru yo kuri TV1 ngo banyomoze yuko nta nzara iri muri Kayonza. Reka tubanze twumve KNC tugaruke tubirambura. N'amatoni y'ibiribwa yakwifashisha hatabarwa abaturage batangiye kuzinga amatamba ry'imitanga njyewe uyu munsi n'imitanga iraribwa reka biza amahirwe uyu munsi ndemutse mfite ubushobozi kuri aba bantu bose njyanama out nayirukana meya namwirukana nkanamufunga ibyo ndabivuze nta n'isoni mfite nta sano ntacyo mpfa n'umuntu wari we wese ariko ibi bintu biteye isoni iyi ni ayibu ibi rero byumvikanwe na meya wa Kirehe byumve kuko ni ikibazo basangiye mwebwe intari byumve niba ibintu nk'ibi ngibi mubibona mugashaka gukavara ingamba rimwe na rimwe abantu ntibaka na ramforo sinshidikanya yuko aya makuru Minaloc ishobora kuba yari yafite ku rwego rwa minisiteri cyangwa se primatire ifite aya makuru bishobora kuba nayo bafite. Icya kabiri ndagaruka ku nteko ishinga amategeko yacu mugira focal point bashinga uturere mukora iki what are you doing sibyo kujya kutubwira raporo ziraho kubaza ibibazo yumva rimwe na rimwe bitari relevant ku bibazo dufite. Uyu munsi wa none abashinzwe wenda imibereho y'abaturage seriously mushobora kumbwira ko ibintu mushobora kuba bimaze igihe mutabizi bari buze kuvuga ko ntabyo. Oya nawe please ikibazo kirahari, reka dutekereze tube objective, urumva ku kintu runaka cyakorwa tuve muri izo blame game. Igikenewe ni iki nonaha, nta n'uwo tubisaba imbabazi. Niba leta idafite ubushobozi bugabura abaturage niba tubwiye twe nk'abaturage turakoteza amafaranga tubagaburire kuko n'ubundi leta nitwe. If this thing happens like this noneho ntibinaze gusa, this is negligence. Noneho leta sasa iki kibazo tuzi ikibazo kiri hariya uko umuntu aremwe. Niba abantu mu butayu bahinga bakeza bagira imvura imwe muri Israeli ibahinga sina Israeli gusa n'ahandi na za Misiri n'ahandi, twebwe ahantu nk'ahagaje no kuba mechanized ubu tunaniwe turatekereza ko tuzabeshwaho uko ikirere kibishaka. Ibyo bintu byararangiye. Dufite kaminuza, dufite lab, dufite minisiteri y'ubuhinzi, reka n'abaturage nabo ubwabo bafite uburyo bagaragaza bw'icyo bafashwa kugira ngo ibi bintu binananirwe. Leta hano hantu ngiye nshobora no kwashyira ku masho farming kuko birebye none se niba ahantu nka Siberia bahinga
kandi bakeza niba ahantu nko mu Misiri wenda za Dubai bahinga seriously hano hantu kuko tunaniwe kuba ubwenge bwacu twiga mu maziki cyo kibazo ufite uyu munsi hano wa none what are we planning imyaka irenga 20 igashika ikibazo tukizi buri mwaka abantu basuhuka bagenda has the government failed icyo twita ya nkuko mubyumvishe hari umwe mu bakoresha umunyamakuru umwe mu bakoresha cyane urubuga rwa Twitter witwa Sam Kabera yashyize kuri Twitter yashyizeho post avuga yuko ngo ari gushimira abanyamakuru bahamagaye ibitangazamakuru bitandukanye ngo bajye kuvuguruza iyi nkuru bakabyanga basabwa ko bagomba gukora inkuru zigaragaza ko TV1 yabeshye abanyamakuru bagenzuye basanga zaba ari uguhena mu bakwe. Iyi ni post yashyizweho na Sam Kabera agaruka kubigendanye no kuba aba bayobozi begujwe barahamagaje abanyamakuru kugira ngo bajye kubeshyuza cyangwa kuko ubwo bagaragazaga yuko ubwo TV1 yabeshye ko mu baturage nta nzara irimo. Ariko ni gute umuturage aba yatangaje ikintu wowe ukajya kuvuga yuko urabeshyuza? Reka tubanze tugaruke kuri iyi nkuru yiyirukanwa ry'aba bayobozi, tugaruke noneho ibyo bintu tubiganiraho. Ngo inama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Kayonza yafashe umwanzuro wo guhagarika abagize komite nyobozi ku nshingano zabo no kuba mu bagize njyanama y'akarere. Ubwo ni ukuvanga babanakuwe kuba mu bagize njyanama y'akarere. Aba n'umuyobozi w'akarere yitwa Nyemanzi Jean Bosco, Munganyinka Hope umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, na Harerimana Jean Damascene umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage. Ku rubuga rwa X rw'akarere ka Kayonza bivuga ko inama idasanzwe y'inama njyanama y'akarere ka Kayonza yafashe umwanzuro wo guhagarika abagize komite nyobozi ku nshingano zo kuyobora akarere no kuba mu bagize inama njyanama y'akarere. Njyanama yabahagaritse ivuga ko bari abayobozi batujuje inshingano zabo uko bikwiye. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego, Kabare, Rwinkwavu, Mwiri na Murama abaturage bamaze igihe bataka inzara yatewe n'amapfa, izuba ryaravuye ari ryinshi nta mvura yaguyeyo, ndetse bamwe bafashe icyemezo barasuhuka. Gusa nta uzi niba iyo yaba ariyo mpamvu aba bayobozi baba birukanye. Njyanama y'akarere nayo rero ibavugaho imikorere mibi cyangwa nayo ikanavugwaho iyo mikorere mibi kuko aba nabo bahagaritswe bari muri njyanama y'akarere. Ni ukuvuga ngo umwe mu banyamakuru bakurikirana imiyoborere mu nzego z'ibanze, Joseph Hakuzwumuremyi, yanditse kuri X ko njyanama y'akarere ka Kayonza imiyoborere yayo ari ngo wireless kuko itagera mu baturage, nabyo bikaba bakwiye kuvaho. Abo bakuyeho abayobozi nabo bakwiye kuvaho. Avuga ko kuri iki cyumweru abajyanama b'akarere ka Kayonza bamwe batahirukaga muri ako karere bicaye mu ngo zabo ngo bakoreye inama kuri murandasi, birukana nyobozi ngo ntiyakurikiranye ikibazo cy'inzara mu baturage kivugwa muri iriya mirenge nyine. Ati ndi kwibaza icyo banjyanama barushije nyobozi nka kibura. Umuseke rero dukesha iyi nkuru wagerageje kuvugisha uwitwa Dorine Basime Kalimba, perezida wa njyanama y'akarere ka Kayonza, maze ababwira yuko hari umuyobozi umuhamagaye mu zindi nshingano ntiyabasha kwitaba. Mu kiganiro rero uyu Dorine yahaye Radio Rwanda yavuze ko abayobozi bazize kudakorera hamwe, kudahuza mu nshingano no kuba batinda gukemura ibibazo by'abaturage. Ati niyo mpamvu twabonye rwose ko bakwiriye kuva mu nshingano hakagira abandi bazijyamo. Yasobanuye ko bitazatinda kuboneka kw'abandi bayobozi. Perezida wa njyanama yasabye abaturage kujya batanga amakuru yaho babona serivisi mbi mu bayobozi ndetse bakanagaragaza n'ibibazo byabo.
kamite ngaruka kuri iyi po. Ese wa mungani ujye umuntu yakomye urusyo akoma n'ingasire. Izi njyanama zose ndaza kuza kuzivugaho zo mu turere twose, usanga ari abantu bavuka muri ako karere ariko ntago ariho baba batuye. Abenshi so baba abenshi baba bibera za Kigali bifitiye ibindi bintu bakora. Inshuro nke nizo bagera mu baturage. Aka kanya bazamenya ibibazo by'abaturage gute? Ese njyanama zisura abaturage cyangwa zihura n'abaturage mu buhe buryo? Kamite nshyira akadomo kuri icyo cyanjyanama n'imikorere yazo, ahubwo nigarukire kuri aba bayobozi bikekwa yuko bashobora kuba birukanywe kubera yuko bagize bate, kubera yuko batubahirije cyangwa kubera zimwe mu nshingano batubahirije cyangwa imikorere mibi. Nukuvuga ngo hakimara kumenyekana amakuru yuko muri aka karere ka Kayonza inzara inuma, aba bayobozi cyangwa abayobozi b'akarere bagerageje gutumizaho itangazamakuru kugira ngo rize rinyomoze ibyari byatangajwe na TV1 ko mu karere ka Kayonza inzara igirite, ko mu karere ka Kayonza inzara inuma. Abanyamakuru banga kujyayo, banga kujya kunyomoza ibyari byatangajwe. Ukibaza uti ni gute umuyobozi yumva ikibazo aho kugira ngo icyo kiba agize amahirwe yo kumenya yuko mu karere ke hari ikibazo, agize amahirwe abanyamakuru bamukoreye inshingano, niba atari yarabimenye cyangwa niba yarabyirengagije ntago tubizi, bagiye gukurikirana bavumbuye ko ahantu hari ikibazo, nkaho yafatanyije n'abandi ngo bashaka umuti w'ikibazo, ahubwo agiye kunyomoza ibintu azi neza yuko ari ukuri. Umuturage yavuze ko ashonje, wowe uri kumuhakanira yuko adashonje, kuko weho wari ufite agahunga mu rugo, ufite stock. Ariko biragaragara izuba ryaravuye muri kariya karere, biragaragara izuba rimeze nabi muri aka karere. Imyaka ibyo ngibyo kuba izuba ryaravuye, wo muyobozi nta ruhare wabigizemo kugira ngo urigwishe, cyetse nimba ubiri inyuma, kuko uri inyuma y'aya mapfa, cyangwa hakaba ari inkunga wahawe kugira ngo uhereze bano baturage ntuyitange. Ariko ntago ari byiza kuba uho kugira ngo ukemure ikibazo wajya gukomeza guhishahisha ibintu runaka. Ni kuvuga ngo ikibazo cyaravutse, weho wanga kugira gute, wanga kugira ngo ujye kubaza uti se ahubwo wamugani bimeze bite ko tuteye twarabimenye, umushaka umuti w'ikibazo. Leta ikore mu kigega cyayo, dufite ibigega bitandukanye, Agaciro, Development Fund, tugira n'ibindi na Minisiteri z'Ubutabazi n'iki, batabara abaturage bari mu kaga. Ariko weho ushatse kubyorosa kugira ngo ugaragaze yuko rwose iwawe nta kibazo gihari. Ariko ntago wafata umuriro ngo upfundikire. Umwotsi urazamuka, umwotsi uzamutse, iyo umuriro ukomeje kuzamuka cyane nabyo yenda wapfundikije birashya, byamara gushya umuriro ukaka bikajya ku karubanda. Ukuvuga ngo rero gushaka gukora ibyo bintu rwose ni sinzi niba twabyita yuko ari ubuhanga, ariko mba mbona abayobozi igihe kinini basa nkaho bijundika itangazamakuru, ariko mu kuri itangazamakuru riba ryabafashije, ahubwo hari ibindi bintu baba bahisha kugira ngo inzego zo hejuru cyangwa kugira ngo ibukuru batabimenya bikaba byabakoraho. Ariko birangiye iyi nzara yo muri Kayonza meya nawe imushyiguye, bwimukuye mu nzira nyine. Ariko twabonye ko no muri njyanama naho hari ikibazo, ubwo n'izindi njyanama z'ahandi nazo zisuzume. Turakomeza kubakurikirana iby'aya makuru byose muzabimenya. Byanze bikunze abayobozi ntibeguzwe gusa, banakurikiranwe barebe nimba nta makosa bafite, kuko iyo umuntu agiye guhishira ikintu byanze bikunze hari ibintu aba ari guhisha. Iyo umuntu atari kwemera yuko abantu bavuga ikintu runaka gihari, hari ikintu runaka kiba kiri guhishwa. Ushobora gusanga ari inkunga bawe baragenewe yabimenye mbere bagasaba inkunga, bakaba barayiriye, ahubwo bagakomeza bagaragaza yuko abaturage nta kibazo bafite. Ariko umuturage yavuze ati dufite ikibazo, nyamara ibintu nk'ibyo. Ngaho nguko rero reka dukomeze dukurikirane iby'aya makuru byose tuzabibagezaho 5 kwa 5.